Pahoro ndamukunda kuko nabivuze umwana wanje w'imfura yitwa Pahoro. Yitwa Pahoro mushiki w'umukurikira nawe ni mushiki wa Pahoro witwa Foibe mudiyakonikazi w'itorero ry'Ikingiri. Aketse nakore ngo habe na Dr Luka yarari imbere ya Pahoro ambaye kada nabara naba bajanaga ikintu baranaba yaramurusha ni nko kubona ngeza yere kurya yagiraga ikiyo habe ni safari yo muri Antioquia IPCD yari yayibonye niyo ya mbere bakoze. Ugenzi gwabo gwa mbere igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 13 urayisoma. Ugenzi gwa mbere Pahoro berekeza muri Antioquia IPCD ngo babasuzuguza ijisho mu iparuwasi babicaza inyuma. Tibabitaho niho Pahoro yahagurutse aravuga ngo nimumpeze gusakanya gato ndamutsikanisa akanya gato ngo arahaguruka aramutsikanisa. Bibiliya iravuga ngo ishogi ikanisa ryose ngo rimusohoka inyuma. Shalom twongeye kubasuhuza abari ku migabane y'isi abagiye batandukana. Bakunzi bacu turabizi yuko mudukurikirana ku manywa na nijoro. Iby'ukuri turabizirikana ibyo mugenda mukora byose, habe na comment yanyu turayibona. Turabizi ko mutukunda natwe turabakunda niyo tutobivuga ariko muri inshuti zacu. Rero twongeye kugaruka kuri channel yanyu nkuko mubibona, kandi turi kumwe n'abatumirwa abantu benshi bakunda. Hari ababazi n'abatabazi ariko ndatekereza yuko aba bagabo babashitse turi kumwe abantu benshi babakunda kandi ari inshuti yabo. Rero tubahaye kaze muri iki kiganiro tugiye kuganira kugira ngo mubane natwe muri umugoroba wa none. Rero mbere yuko aje kutwibwira reka mbanze nsenge bukeya niturangiza tumuheze umwanya atwibwire dukomeza ikiganiro cyacu. Mana iri mu ijuru, niwe w'imbaraga zacu, niwe gakiza kacu, niwe humure ryacu. Turagushimiye yuko tubaye aha hantu muri umugoroba wa none. Komeza ubane natwe twishimire. Mana data wayoboye umukozi wawe akabageza ahangaha akabaje kudusura mu ijambo ryawe no mu biganiro. Ushimwe ngahega Mana abantu bose bazakurikirana iki kiganiro kizabafashe, bazatera intambwe ubu buhamya tugiye kumva. Mana data wa twese uri mu ijuru, niwe byiringiro byacu, niwe soko nziza. Ngakomeza kubana natwe kuzagaza tukubonye ku bw'izina rya Yesu Nazareti, amen. Yego reka rero tubanze tumuheze umwanya twibwire kugira ngo n'abatamuzi bamumenye. Namahoro mushitsi. Namahoro. Ko ndabona umeze neza. Asante. Wanambaye neza nko ndabona wajanishije. Asante cyane. Yego rero reka uwibwira aba bantu bose badukurikiranya abakunzi banje n'abakunzi bawe, aba bantu bose kugira ngo n'abatakuzi bakumenye. Shalom mu bwoko bw'Imana budukurikiranye hirya no hino. Mazina ni Gwireka William Evangeliste. Ako na akazina k'akazi nkora, ndumuvuga ubutumwa tuye Kitengera. Ndishimye kugera hano kuri channel ya Revera Pasteur kugira ngo dusangire ibyiza byacu twese dufite. Murakoze Imana baheze umugisha. Asante cyane. Wasize ari amahoro hari ya Kitengera na amahoro ari izuba turashima Imana. Asante cyane. Ese ugira abana bangahe? No bavamo. Bamaze kuba benshi. Maze kuba benshi. Mfite abana 4. Umaze kuba umubyeyi kabisa. Uri umubyeyi rwose kabisa. Yego. Uwasize mudama akomeye. Barakomeye bose n'abana bameze neza nta kibazo barashima Imana kabisa. Asante cyane. Nabonye ari n'umugore w'ikizungu usobanutse mugani bubu baza bavuga ngo no sobanutse ariko utasobanutse. Sinzi nimba wewe undusha ikizungu udasobanutse no wowe. Aya no gupfa gukubitiranya gusa. Bo babona wisize nugize ngo ni usobanutse ariko kujya umugore gusa yamenye kwita ku rugo rwiwe arasobanutse cyane. Ariko nkunda no kubyumva nyine kandi ndabona turaba umugabo mukuru cyane ariko inza numva udakunda kumuhamagara ngo sheri ishushu biterwa niki tubiki kunda kubikora. Aya izo sinza mbikora. Tuzubikora. Sinza mbikora. Nzagira ngo na amakuru. Ntabwo ari amakuru. Gute uzumuhamagara mama runaka umuhungu wanje w'imfura yitwa Pahoro. Zamwita mama Pahoro.
cyangwa mushikiwe Foibi cyangwa nkamuhamagara izina ryiwe nyaho muri Claire neza uri umugabo wa aho narakumvishe ndavuga ngo nanone umunsi tuzabonana nanye nzakwi amakuru y'imbarirano azabukundi ariko ukunda byumvise oya niko bimeze kabisa niko bimeze kandi tuba umutuse kandi tukunyanze ni izina ryiwe nkuko nawe yo naje naramubwenza mubwira ngo azampamagara papa Pahoro biranyuze birakunyuze murakoze cyane rero hamwe n'ibyo turashingira ku cyanditswe kera kugira ngo tuganire gitabo kandi impamvu yabyo ndabizi yuko uri umukunzi ndagira n'ubugera no mu ijuru uzobaza naho Pahoro ari ubanza umuramusi ubone kubona icyicaro cyane yego rero reka tusome icyanditswe kera kugira ngo tuganireho bukeya mu gitabo urwandiko Pawulo yandikiye ab'Ifilipi ibice 3 n'ivensi yayo ya 7 yego Bibiliya iratubwira ngo nyamara ibyarindamu yanje nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo ku bw'ubutunzi butagira akagero ari bwo kumenya Kristo Yesu kubw'uwo nahombye ibyanje byose ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo. Amen. Haleluya. Amen. Rero tuguhaze ikaze hangaha iwacu Kayole Batanisho turagukunda nanje ubwanje ndagukunda cyane nanje ndagukunda cyane kuri mukozi w'Imana atari ukuvuga ngo ni kuri kamera ndagukunda pe shima Imana yuko twicaranye muri iki kiganiro kugira ngo iby'Imana yaguhaye ubigeze ku isi yose. Amen. Rero mbere yuko tugenda tuganira ariko nyuma yaho sinzi ndabizi impano zose ni nka kuriya Pawulo yaravuze ngo impano zose yarazigira ni naco gituma namukunda sinzi nimba mbere yuko twoganira nimba ubanza kuhanyuza nk'agakupure kamwe k'indirimbo tukabona kwinjira mu kiganiro cyacu akaririmbo se turirimbo tuza gusa ariko kurya se sindi umuririmbyi turi umuririmbyi siyo mpano yawe siyo mpano yanje kabisa kozamo gusa ariko ntago ndi umuririmbyi ariko wenda twokomeza tukaganira yego igihe kari buze turakaririmba ugize neza cyane kuko mwabyumvise turi kumwe n'umuvuga butumwa William hano rwiyereka niryo bazi cyane iby'ukuri Imana yaraguhamagaye kuko nyine yahamagaye abandi ariko iby'ukuri icyo nashakaga kugira ngo n'abandi bagukurikiye hari abantu benshi hano muri iki gihugu twajemo tukimazemo igihe kirekire n'iminsi myinshi ariko Imana ni kuri izigenda ihindura amateka agiye atandukana ariko wowe Imana nyine yaguhamagariye ivuga butumwa ese tusubira inyuma bukeya kugira ngo duheze nk'ubuhamya bukeya nkuko natwe twashitse muri iki gihugu twakoze ubuzi bugiye butandukana ushitse muri iki gihugu ese abantu benshi bakubona uri umuvuga butumwa ese wabanje gukora akazi kimwe n'abandi nkuko tugakora hano wakagiriye amahirwe uravuga ngo niyenda kangaka reka nkareke Imana ikakuvanyaho cyangwa se warageza birakunanira uba nkuduweza temwanyaje bukeya Pasiteri arakoze nkuko abantu bose babizi hano muri kino gihugu tuza benshi nako tuza twese turi impunzi umuntu agashika ashaka ubuzima bwo kugira ngo abeho nanje nageze hano ntangira gushaka ubuzima bwo kugira ngo mbeho nja mutuzi ariko biranga uragerageza ndagerageza ndibaza nakoze utuzi twinshi ariko mu gihe gito mu gihe gitoya kubera kuko hari kamwe wasangaga nakoze umunsi umwe cyangwa amasaha kubera kuko nagakoraga bikanga nakoze akazi k'ubuzamu iko nagakoze n'iminsi myinshi ariko tiba kwambure nka kurya baranyambura naho barakwambura akazi k'ubuzamu ko bama banyamburaho nakoze akamanywa nkora n'akijoro akijoro ni nako banyambuye amanywaho ampaye make atageze nkuko mwari mwavuga ariko akijoro banyambuye amezi 3
urara hanze ndara hanze gutya bugacagurikana gutya mu gitondo n'imbeho ya hano yo mu rukereri zigera gutya ukazugira ngo bakwishaje muri firigo warabababariye nk'iyo minsi yose ariho utegeye kwishura inzu ubuzima bwakugendeye nka gute wari kugira gute se aba bacu tuzuburana nabo ni kwa kundi baba ntawurana n'umuhamba ni iwabo ga nta jambo umuntu afite ukagenda ukabishuza bakanga ukababwira ukoga ni ko ubuzima bugoye ko baradukingira amazu ntacyo kwishura gihari ntacyo kurya gihari ubuzima bugoye cyane naragakoza ako kazi nakoza akazi ko kogosha ukurabizi kukogosha ndabizi none niho ngivyumva ubu nyine kwama nkogosha mbonye imashini nukuri cyane ngaho niho ncumvira iryo jambo sinarizi kuzi kogosha narogoshe ndetse igihe kirekire nukuri okay felicitation kabisa sinarinzi ko n'uyo mirimo niyo nkiyo mirimo wibuka wakoze oya ni myinshi narogoshe nacuruje ibitenge igihe gito cyane igihe gitoya nacuruje imyenda amakoti kuja kurangura nkirwa namiriza mia sombiri narayacuruje aho nacuruje amandazi icyayi n'amandazi icyayi ukubona uri rwiyereka international wigeze gukora ku kazi nigeze gutwara indobo y'amandazi ndacuruza biracitse none muri ibyo byose muri iyo miri ni nk'iki cyane cyakunanije waza ugenda bakakwambura kugira ngo tukomeze nkuko wanyuze mu nyinshi nageza nkora nkako kamandazi naragenda ibagura indobo yose kayirira jenyine ngata ukayirira ukagarura mu wohera mu gitondo wawushira abantu kandi bano bamuje ngo bazabariga guhera mu gitondo kugeza ni mugoroba ariko wagazo kamambwira ngo utatukopesha bakope gute ko bandi batabakopse bazaniya ibyo kugira ngo mbakope bakama banga ngo paka mbakope n'abakopa ntibanishure sibakwishura ngahitamo kugenda ndya rimwe nyine nanone umuntu agatahaza urumva bagendaga bakwambura ahantu henshi cyane nacuruje utundi tuntu bita ngo amaguru y'inkoko hari utema inkoko ukayicamo hajya bino binono nyine amaguru kunabyo ubigezemo oyayi oya abantu bose ndababwiye abantu badukurikiranye uyu mugabo muzamwitaho Imana yamuvangije ni kure n'ukuri bohereze ubaheze M-Pesa yawe rwose bagutabara uko wigeze kubikora nabyo ndadukaranga bazadukaranga kujya kwisambusa mu mavuta aba bacu bano baturanye twasanze ino badukunda kubi yo mu mugoroba gutya akabeho kabaye bazabaturya bagatora racitse nitwo baye nkubungukiramo cyane nacuruje ukadukaranga wenyine kadukarangaga mu mavuta akazaga bakatukuma twama tugakomera bakaturya kamazaga amagura ngo arashaka nkutuguru dutanu katumuhaga nacuruje za pome ibintu birebire nyine ariko Imana iturebera hariya ikaturangiriza ahandi mateka iturangiza mu muhamagaro wo kuyikorera icyo gihe tunasenga cyane turi mu buzutse bukomeye nageze amara nkarara amasayini nkagaruka karara amasayini Imana ikavuga ngo izotugirira neza ukareba iyo neza ukayibura ibintu wawe bijamo bigafa ibyo ugezemo byose bigafa ukareba iyo neza ukayibura ariko Imana ikomeza kubikora kugeza ubwo nafashe umwanzuro ndavuga ngo nuko ukiraho kugira ngo urangize iryo jambo uko numvishe nk'amezi 3 bakwambuye wagiraga sponsor ukuti ntabwo bigeze bavuga ngo barashiraho nk'igufuri ntibakinze rimwe bakinze nk'inshuro zirenga kazitanizo nyinshi abatuye Gitengera barabiza sico guhishico narakingiwe igakingura igakinga habaga bakiyatekaga ntibagira mukawe itariki zabyo zigeze tiyo kwibagirwa habe niyo bari mu bitarajyamye ariko wamuvuga buto none tashuti wagiraga hirya no hino wazo guhamagara iyo ibihe byakugezeho n'inshuti zizazibura neza gutya sari zihari n'abantu b'abavandimwe bari bahari
ako numvisha ubuhamya abantu bose ukiri muri ibyo bibazo icyo twashatse ngo tuganire ukomere ngo nawe ukomere nubwo waburaye rino joro ejo uzoge ejo ni heza nuko kugira ngo turangize iyo point nuko Imana nyine ikampamagara ikambwira ngo uzonkorera zogukorera gute n'urugo rwananiye nzobigenza gute Imana ikambwira ngo uzonkorera Imana ndaruhanda amashaganja mu bya Yesu none nibyo bidutunza none muvuga butumwa Rwiyereka William bwira abadukurikiranye natwe twagutumiye ndabizi vuga butumwa nibyo ugiye kutubwira nabandi bavuga butumwa niyenda bamwe basengewe nkawe nabandi bari kwivuga butumwa hirya no hino kugira ngo niki cyagushoboje kugira ngo niyenda irivuga butumwa rihura n'intambara mbona na kenshi rimwe kuri media bakuataka kuri social media bagutuka ariko twakwitegereza tukabona ntaco bigutwaye ndetse niho ukomeje umuhamagaro twavuga ati suriya muntu kwatakisi intege bigenze niki cyagukomeje kugira ngo ugire uriya muhamagaro ubu urahamagarwa hirya no hino za Burundi za Rwanda za Goma ahantu henshi kandi Imana kandi nubu Imana yagucira inzira kenshi ugendera ku ndege kandi ubu ngubu indege yarazamutse bigeze nko mu bihumbi 700 jaha muri Kenya niki cyagufashije kugira ngo umuhamagaro wawe n'ubu ngubu ukomeje nta kindi cyamfashije ni umuhamagaro iyo ikintu kiri mu muntu kiza gikomeza kikakwataka yego kiza gikomeza kikakujamo kikakwereka ko biri urimo ari byo byiza nubwo wobihuriramo n'intambara wa muhamagaro wonyine uzi gukomeza muririmbyi yaravuze ngo warampamagaye mu izina ngo nanje nditaba ni ukuvuga ngo umuhamagaro wonyine niwe uzi unkoresha uzumbwira ngo nubwo bimeze gutya imbere ni heza nubwo baba bagutuka ariko ko baragutukira mu byabo nubwo ucitse intege ariko n'intambara z'amapepo zisanzwe zikatuzaho zikomeye ziba zihiga ubuzima bwacu kugira ngo umuhamagaro uhungabane ariko Imana ikanga kubera ikintu yatubitsemo ngakomeza nkumva gusa mfite ifuhe ry'umurimo w'Imana nta kindi kiza gikomeza umuntu ni umuhamagaro umuhamagaro kuko mwivuga butumwa habamo intambara uzugeza hamwe ukaburita ikigutahana ukibaza ngo se ndagira gute ibintu birakomeye ukagera hamwe ukibaza ngo se uku ni gute aho bagiye nko kukuraza bareba ahantu ugiye kurara ugahumirwa uko ahaniye ariko ivuga butumwa ni umuhamagaro uzusa n'ahantu ugeze iyo ugeze mu bakene uzusa n'abakene wagera mu bakire ugasa n'abakire umuhamagaro niko uteye ugomba kwakira ibintu uko bimeze ukabyakira iyo ugeze ahantu ushobora ushika ukamara icyumweru cyose wawe urara ku musambi ni amahoro urabyakira kubera kuko hari ariho wageze niryo vuga butumwa wagera ahandi rero hakaba woshika nawe ukamakuraza muri hoteli yayishura hafi $50 ku munsi cyo kitaza gituma ucika intege ugahagarara ugashikama ugakomera kugira ngo akenshi abantu bateshuka bagacika intege noja kuvuga ngo wenda ahari benshi baba barumvishije ijwi ritari ry'Imana kuko ijwi ry'Imana ryo nubwo tuba dufite izo ntambara riragukomeza ese ugiha usenga hari abahanuzi bigeze kuguhanurira yuko uzoba umuvuga butumwa cyangwa ubwawe wazaga wumva biri mu mutima niyo bitari bizagera ku mwanya cyane Imana yarabivuze inshuro nyinshi Imana yarabivuze inshuro nyinshi ariko muri njewe kabyumvamo kurenza muri je nageza mziyumvamo kumva mfite umuhamagaro wo kuvuga ubutumwa kumva mfite umuhamagaro Imana yamimanuramo intezi inzara n'inyota yo gusoma ijambo ryayo ninjira mu by'ijambo ry'Imana ndarisoma nico canyemeje kuko mfite umuhamagaro wivuga butumwa kandi none uzusoma Bibiliya ti worara utayisoma urayikunda kandi abantu benshi baza bavuga ngo wagiye kuri theology urayirangiza aya sindakandagira n'umunsi uko ya magambo yose uzuvuga ti wayavanyije kuri Bibiliya naharunguruka Imana gusa nimbonera ubushobozi niyagira umuntu ufatwa zo nyishurire theology nanje ndayikeneye kuyiga none k'abantu badukurikiranye hano kandi ndabizi mu bantu tugifite bukuri bavuga ukuri unabwiriza n'ukuri ni nacyo banakwangira uko nta sponsor ugira uzukurihira inzu n'abana kubigisha n'ibiki byose uko ntawe ugira ntawe uko n'Imana gusaba Imana yo mu ijuru irahari
ntawe nzanireba ku giti canje nkishurira inzu nkishurira abana ngakora ibishoboka byose kandi biza biboneka biracetse ntawe ayikoreye ngo yikorera amaboko kiratangaje niwe mbonye wa mbere kuvuga ngo muri iki gihugu uriho inzu urihira abana barya wambika umugore cyane kandi ntari gukora hano udahakore turabizi ko hano utazukora ariko ngira umugabo nza nkorera aza mpemba buri kwezi ni Yesu Kristo ndatangaye none se nk'imbogamizi ugira kwivuga butumwa nizihe zirahari pastor nkizo nyine urumva ukeneye ibintu byo mu rugo kwishura inzu kwishurira abana ishuri guhaha nyine izo ni imbogamizi zigenda ziza ariko kubera Imana twamenye tukagenda tubona byose ko biragenda bikemuka ya Imana ishimwe kabisa none ariko mwokagira Imana ariko ni byiza ndishimye cyane kuri ubwo buhamya none inza numva ukunda Pawulo cyane umukunda none niyo niyende iki nico nateguje ahangaha ngo ibyarindamu yanje nabihinduye kuba igihombe ku bwa Kristo aho wotekereza wobwira abantu bagukurikirane bakunda ahantu hose uzuvuga Pawulo kwagira ngo mwarararanye mu cyumba kimwe mwarasangiye uba nkubwira nk'abantu badukurikiranye kandi iyo bageze iyo ugeze ku nzandiko za Pawulo umuntu wese azayamba gukanurira akama gutegera uba nkubwira aba bantu bose badukurikiranye ku isi yose ukundira Pawulo icyo umukundira n'amagambo cyane aza kufasha muri izi nzandiko niyo atoba muri iki gitabo aza gukunda kugufasha cyane Pawulo ndamukunda kuko nabivuze umwana wanje w'imfura yitwa Pawulo yitwa Pawulo mushiki w'umukurikira nawe ni mushiki wa Pawulo witwa Foibe mudiyakonikazi w'itorero ry'Ikingiri kunda Pawulo n'ubuzima bwanje bwose yari umugabo w'amahame utajegajega mu buzima bwanje nkunda umuntu w'amahame nkunda umuntu kamambaye jewe ikintu nagiyemo no kugifira no gifira kandi usari igituma uzomeraga nka Pawulo hari abantu benshi bagenda kwivuga butumwa mu Bugande mu Rwanda hehe bagaruka kumva amakese niyo batobahagarika ngo baraye muri hotel ngo baraye mu bafakaza ngo ariko tekereza ivuga kandi tuba mu nzu ariko turagira niyo ngo ufite n'amafaranga niki kiza kigufasha muko abandi bose ari condition z'umugabo nakurikiye Pawulo yaravuze ngo tugere ikirenge mu cya Kristo ngo muciwe ngo nawe yakigeze mu cya Kristo zankurikira Pawulo yari umugabo w'amahame yageze avuga ngo niyo uzoja mwivuga butumwa ngo aho bazogucumbikira ngo uzohagume ntukaruhava kugeza igihe bazoba bagufite bonyine apana guhitira muri no paruwase ngo uje kurara inyuma y'kanisa nawe nibyo ukurikiza niko nteye nikomeza kundi ijambo ry'iwe abantu barabizi mfite cano yanje n'iryo bazabona niyo teme y'iparuwase yanje ni igice c'abagaratiya urwandiko rwa mbere yandikiye abagaratiya igice cyambere uba nkurivuga kuri icano zarivuga ngo ni ntumwe itaratumwe n'abantu nta muntu wagutumye ngo bavuge hariya mu rusengero cyangwa ngo oya mu rusengero muri famille mu nshuti ndumusinzira ndawemera 100% ndabubaha n'abakunda nta musinzira wicaye ngo ampamagare Pawulo arandika aravuga ngo ndi ntumwa itaratumwe n'abantu abayuda bari bashatse kuzana kerere hagati muri bo bashaka gusakuza arababwira ngo reka mbabwire uwo ndi we babwire sinatoranijwe namwe sinahamagawe namwe nahamagawe na data ndi ntumwe itaratumwe n'abantu Imana ishimwe ikibazo kitugoye ubunyine n'abantu bihamagaye n'abantu bahamagawe n'abandi icyo kibazo dufite mu matorero nicyo dufite mu matorero abashumba bahamagawe na bene wabo abandi bahamagawe na ba nyirarume abandi bahamagawe na bande ariko Pawulo arababwira ngo ndi ntumwe itaratumwe n'abantu ngo habe nibyo nzovuga ngo si iby'abantu twabonye hano wasomye ngo ibyarindamo urwandiko rwa Filipi ndarukunda cyane iyo bagiye kurusobanura neza bazavuga ngo ni umutima wa Pawulo ni umutima ariko ndafasha ni umutima yari umugabo wari warize izi tubwira ko yaragira doctora 3 z'ubucamanza yari umuhanga yari azi kuvuga bagazamubwira ngo twigishe iby'amategeko reka ijambo ry'Imana tukuziho amategeko niyo muntu yageze yandika Bibiliya mugiye akayisobanura mu kirombo nta wundi muntu wageze ubikora ngo habe na Dr. Luka yari ari imbere ya Pawulo
nabara naba bajanaga nta ikintu baranaba yaramurusha ni nko kubona geza yere kurya yagiraga ikiyo habe ni safari yo muri Antioquia IPCD yari yayibonye niyo ya mbere bakoze ugenzi gwabo gwa mbere igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 13 urayisoma ugenzi gwa mbere Pawulo berekeza muri Antioquia IPCD ngo babasuzuguza ijisho mu iparuwasi babicaza inyuma tibabitaho niho Pawulo yahagurutse aravuga ngo nimumpeze gusakanya gato ndamutsikanisa akanya gato ngo arahaguruka aramutsikanisa Bibiliya iravuga ngo ishogi ikanisa ryose ngo rimusohoka inyuma akanya bari bamuhaye akanya gusa ngo yarababwiye ngo amahoro ya Yesu Kristo abane nama uyunje wagiraga nabi nahisemo gukorera Yesu niwe abantu babiri ngo bagiraga amagambo azaryoha mu bantu ni Yesu Kristo na Pawulo acetse birate nukuvuga barati ibyo twarimo mwamwinya umwanya uyu ndore umuntu kurikira ngo bamamusaba baramubwira ngo se isabati kurikiyeho ngo wowe twemeruka tubera umushitse barababwira ati ndi tayari Bibiliya ivuga ngo isabati kurikiyeho ngo hafi umudugudu wose uteranira kuza kumva ijambo ry'Imana nyamavira yose acetse uyu ni umugabo warugira condition yageza yidodera imisambi kubw'impamvu z'amatransport kugira ngo hashika batamuteza ibibazo batamunyuza mu ijisho kubera ubutumwa yari afite bugoye turuzi natwe muri bino bihe twadusaba Imana ngo iduhe ubushobozi so tuvuga ubutumwa tutitaye ku kintu kuko abantu bari mu kuvuga ubutumwa bitaye ku giseke nico kibazo ariko ubu nyine umuntu azi ngo afite amafaranga yiwe hano kumufuka natanga ubutumwa ni mungaburire cyangwa mureke ndafata hotel yanje ndyame mu nigaburire mzuke nta ariko ubutumwa bugire gute butambuke nivyo bihe twadusaba Imana ngo bidukorere tuje kugana ku musozi vuga nk'ibintu nka bitatu wakundiraga Pawulo icyambere nakivuze ni ntumwe itaratumwe n'abantu yataye numugabo wahamagawe ava mu yari umugabo ukomeye iriya w'umuhanga ivyarindamo yanje nabihinduye kuba igihombo nukuvuga ngo abantu benshi ubunyine nta muntu wokura mu butunzi umubwire ngo naze gukorera Yesu abikwemerera kandi uvuze uko yari afite amadoktora 3 z'ubucamanza gutyo yari umugabo wari warize yari afite indimi igihe burayo ni Kiroma yageza kivuga acetse ariko abitekereza nk'ubusa nk'amase arabikuba nk'amase bigira zero kubwo gukunda Kristo icyakabiri nkundira Pawulo yari umugabo yo yagendaga mu ivuga butumwa ntiyageza areba inyuma nokuri cyo tugifana abantu ikorinto yamaze umwaka n'amezi 6 ariko wewe uzumara amezi 2 akera social media ntawo gutungiye abana ntawo gutungiye awanyishuriye inzu habe n'amazi yo kunywa ntawe yaguze mu wanje tiyajanye n'umwana ku masomo akamasara Pawulo yarakubise umwaka 3 n'amezi 6 akiri kwivuga ubutumwa gusa ngo yigeze gukubita imyaka 3 n'amezi 6 ngo yarabuze umwanya wo kwiyogoshesha agifite umusasi ngo ndabigambirira ngo nziyogosheshereza ko bafoibe yari umudiyakonikazi w'itorero ry'ikinkiri iriya abura n'umwanya wo kuja muri saro havuga umwanya yamagambirira ngo nico gihaziyogoshesha ariko usanga abantu bandi ndamuhebye imyaka 3 abura umwanya wo kwiyogoshesha salon de coiffure kunyoha nukuvuga ngo yazaga agenda inzu kuyindi akamagenda avuga ubutumwa akarare Filipiya akambuka Kenkayori akambuka Makedonia agafata hakujya Efeso nuko gusa ndamwe nanje mukuriye Sariyoti icyagatatu mukundira icyagatatu Pawulo nari mukundira namukundira n'amagambo agira amagambo y'ukuri agira amagambo yabwiye abakorinto arababwira ngo mwabakorinto ngo inkuru yaramenyekanye ku isi hose ngo kuko muri mwe habonetse ubusambanyi ngo butaraboneka no mu bapagani kandi ga mu matora akabatongera bari kumwe n'abakazana na banyirabukwe neza arababwira amakuru yaragira ubutumwa bwo gukiza bwo kugarura umuntu apana ubutumwa bwo gusiga ngo badasohoka yaragira ubutumwa bwo kubabwira uwemera yemere yabwiye Tito amutuma iriya mu itorero aramubwira ngo Tito ikerete ngo hari ahantu hagati y'inyanja ya Mediterane nakagwa kabaga hagati y'inyanja ya Mediterane Pawulo amutumayo kandi amutuma mu bantu batamushakaga kujya Tito yari umunyamahanga ngo bamukenere abayuda ntibamushaka
ariko ngo yamamubwira ngo icambere abantu bikerete ngo baza bavuga yuko bazi Imana ariko ngo bayihakanisha izo bakora uzobitondere ni ibintu birebire twobijamo biza bigera nko muri 38 zatumye Paulo asigaza titikerete ngo bagabo bikerete barabashangu bagaza amabirwa gusa kugatorera ngaba bari mu kumwe igikoma azigereza gusa ngo amakuru aturuse ku isoko ipuru tayandi arababwira ngo uzovikerete abagabo baragiye mu murima ntarimbukiro rigitangwa ntayo rigitangwa mu ikanisa ndacitsura ariko Paulo ateye ubwoba yari umugabo kuri uvuga ibintu by'ukuri nico mpamvu umutima wanje ukunda Paulo ya rero urakoze muvuga butumwa wacu tuzomubona Paulo yicaranye n'amagufuri kunda n'amagufuri ako tuzubona na president w'ikora ari kumuhamagara reka cyane no president kamayika gutya neza akicara hasi agasangira yari umudiyakoni kujya mu ikanisa yari umudiyakoni yoga utangisha amaturo taho wabonye agenda zereza president w'igihugu ariko hano wasanga president ashinzwe abanyamasengesho wamwandikira message ntagusubiza ya urakoze cyane murakoze cyane rero kugira ngo turangize itopiki cyangwa iki kiganiro cyacu hari abantu badukurikiranye kuri mutandao cyangwa kuri iyi channel yacu gira ijambo ubagezaho kugira ngo turangize ijambo nogeza kuba dukurikiranye ni mubanza mushigikire pasteur yego subscribe comment na share asante birakenewe kandi ubiheze n'abandi bose kuko ni inkunga ikomeye kandi urumugisha kuri twebwe yego ijambo no kubwira ntarindi igitabo cyo byayishuriwe Yohana ngo ubunyine ngo bashumba basigaye batinya kukivuga ngo kiragoye ngo ntavuga gikenera kukivuga kandi ni igitabo cy'imperuka nico dukeneye ubunyine ubundi bitabo ubunyine byose nagagombye kubiparika tukavuga hejuru y'ibyayishuriwe 20 igice cya 20 umurongo wa 10 mwukabwira Yohana aramubwira ngo iziki gitabo untukabigira ubwiru Jambo ry'Imana ryoza rivuga ngo biziki gitabo ntukabigira ibanga tukagibiye twebwe twabigize ibanga ariko twe twabigize ibanga aramubwira ngo tukabigira ibanga ku murongo wa 11 aravuga ngo ugende ubwira abantu ngo wezwa yezwe uwandura ngo yandure aravuga ngo ukiranirwa nawe ngo akiranirwe ngo nukiranuka nawe akiranuke aje gusoza kuri 12 aravuga ngo ndaza vuba nzanye ingororano kandi ngo ngororere umuntu wese ibihwanye n'ibyo yakoze ijambo no kubwira wowe dukurikiranye hindukira aracyariho amahiko aracyariho amahiko yo kwezwa yo gusa neza yo gukiranuka yo gutungana kuko Kristo agutegeye amaboko uko usa kose uko wowe umeze gusa Yesu ni umunyembabazi ezwa kandi gitangaza nta muntu utazohembwa usigitangaje n'ibihembo tuzobona uwakoze neza azohembwa neza uwakoze nabi buri muntu wese azohembwa ibihwanye n'izo yagize gute yakoze Shalom murakoze cyane amahoro y'Imana turabashimiye abantu bose bari badukurikiranye kuri iyi channel turabashimiye cyane rero nanone dushimiye n'umushitsi wacu watwitabye ibyo kuri igihe ikindi gihe tuzakwiyambaza uzatwitabe kandi turagukunda nugera mu rugo uzaturamukirize itorero ryo mu rugo umudamu n'abana n'abavandimwe rero turangiza reka nanone umushitsi wacu adusengera Imana turangiza urakoze Mana Israeli turagushimye kuri uyu mwanya wari udutijije asante tuganira iby'umwuka wera byawe ubuhamya no kubwira abandi kuko aho twageze tutahigejeje ahubwo twahagejejwe nawe dusabye umugisha kuri buri wese dusabye umugisha ku mushumba wadutekereje abadukurikiranye ubagirire neza abafite ibibazo bitandukanye ubabera igisubizo rero komeza tugirire neza kandi ukomeze wagura umurimo wawe mu izina rya Yesu amen asante shalom murakoze rwose Imana ibaheze umugisha